ibamugisha felix kuva Uganda inshuti yacu Imana ibamugisha ko tubabonye twongera tugahembuka magambo yangiza kiziti asitwira n'ababera bose bateraniye hano Imana ibamugisha haleluya Imana ibamugisha turabakunda kandi dukomeze tugire urukundo niyo mbuto ikomeye wera ngo udafite urukundo wabe no gutera umusozi ntabwo narata ugarengeza kirungu ukayifata kirungu kuri ngana nibuze kwemera kirungu ukamu uyiterura ukayiparika hantu bari kudafite urukundo udafite urukundo mw'ibyo bintu byose mugire urukundo ruva muri Kristo Yesu Yesu bagirire neza sinzi niba ari umukecuru ndi mukurondogora nashaje rwose ayitare chimana kugima siza kira
cyarashimishije cyane cyaravuze ko cyaravuga ngo abantu nibabana mwe ngo musaba kunywa kandi mubasabe nta mahitamo dufite dutiranje bavuga ngo nyaki basanzwe cyarananiye ukristo ukunaniye nta mahitamo ufite ugomba gukora kwese yavuze nimba kukunaniye ukristo urakunaniye amafungo ushaka gukora amafungo uko n'ubwikishiriza gusa byega amafungo ari barakuba mu bantu cyobaze gukora kimwe atari bara amafungo guswa ngo umusoma kwako n'ubutwa rwose icyaka kiranga urukundo rw'Imana babwira neza wicara bareba baje urukundo rw'Imana ni rwo ruzagutegura kuyikorera urukundo rw'Imana ni rwo ruzagutera gukorera Imana nusoma igitabo cya Yohana 21:14 hari inkuru ya Petero na Yesu ngo abaza Petero ngo Petero izi kuri papa wabonye inama y'amakuru sasa wabonye kuri Petero bamunda Petero ngo ndagukunda Yesu amaza bagawe Petero bamunda ndagukunda Yesu akamubwira ngo rayo intama zanjye Yesu fata umukuru amaza bagawe Petero bamunda Yesu Petero ngo ababazwa no kwese marisha bagawe aramubwira ngo uzure ibintu uzamwere urabe wowe urabona ko ubundi kiriya cyanditswe ni ikinyarwanda siko bimeze siko kivuga kiza kivuga mu magambo neza bikigira ikinasoma ifite agatabo kabisobanura Yesu yaramaje ngo pe urankunda ku buryo wonyitangira Petero ntabwo ndagukunda yaramubwira ngo ukunda nk'inshuti ibyo sinobishobora ibintu byo kura kumusaraba no kwitangira kemera gupfa ku bwawe bagakubita sinobishobora Yesu byamubwira ngo kubera ko uvuze gutyo reka mbaze ubundi sasa none Petero tumurekiwe nasanga atankunda cyane kuryo yitange reka mbaze ubundi urankunda Yesu yabikoze kubera Yesu yamahagarika aho ngaho abwira Petero ngo reka njye umukumbi wawe nuko Yesu atazashaka abantu biyemera Yesu akunda bemera itegeko zabo yarangiza akabashoboza nanjye bagakorera Imana umuyumbe mwiza urutabana ukumenya itegeko zabo barangiza ukazemera ku Mana ikabwira Yesu itegeko zanje nizegeye Yesu ntazakorana n'abakumbi kuko Imana yakuze abari mu isi bose azakorana n'abakumbi Yesu yakundaga Yohana cyane ariko ugiye gusigaganiza yarisigaye Petero kubera Petero ngo wakundaga Yesu waduhinduye n'abatuishidikanya eko turi wadukuye mu rupfu waduhugirwa n'abaturasuye kuko bazi kubera kutandura kundi Imana ntawagenda ndatuye ariko twebwe kubera kudakunda Imana so dutura kubera ko babivuze ubu nyine pasiteri umuntu ukunda Imana bazavuga ngo dutange ituro azakora umufuka kubera ko agiye guhereza Imana abadakunda Imana azakora mu n'umufuka wahari kugira ngo yegere uko kuyaza no nabari kurishima yewe kubera umufuka utange uzabwira asa kuza kunanirwa kuvaho uzabwira ngo iki kigoye muzimana Yesu nibaraga umutwaro umurimo wanjye tubuhisha ntabwo ari iki nuko utaremere abantu bose bafite urukundo rw'Imana bakunda Imana cyane gukorera Imana ntibibagora nivuga beme ntibirukishe abantu bakunda Imana cyane cyane masoza igitabo cyane kitwa turimo gusoma bice 9 aho Yesu yavuze ngo umuntu udakunda mwene se ntakabwira mu mucyo wari mu mwijima urukundo dukunda abandi niyo ndorerwamo izitwereka imibereho y'imitima yacu nimba utazi ko umugome uzareba gufata abandi bantu dute reka urukundo dukunda abandi niyo ndorerwamo nicyo kirori kiza kikwereka ko umutima wawe ari umugome cyangwa ari mwiza kubera uzorebe uzuhagarara gutya umuntu uguca imbere yaguca imbere umuntu wawe ukamuciye kuriya ntabwo wamuta guciye imbere ari we wawe ujya mudahindukiye imbere wawe yakubwira ko uri umugome niba ushaka kumenya uko umeze uzofata abantu batereka imbere yawe uzamenya ko uri umwana mwiza cyangwa uri umugome urukundo dukunda abandi niyo ndorerwamo izitwereka ku mitima yacu ibaye
ukomeye k'umuntu uza mumenya byane nuko ngo nanga runaka tuvuga ngo aho bamuvugiye kumwanga iwe ntiyabimenye ariko njyewe twari twicaranye namenye kugira urwango mu mutima byatewe n'uburyo muntu wanga yaduhiye ikirori cyo kutubwira uko umutima wawe umeze kuko abantu badahari umutima wawe tukomeye tuzomenya umutima wawe kubera abandi bantu mwaba abandi bantu bazoguhindukira biriwani uza wireba ko uca kumenya umugome cyangwa umuntu mwiza umuntu ufite impano y'Imana yo kwereka kuvuga ubutumwa iyo ari yo yose uzaba dufundika iyo migozi ibiri utengate neza nutafuni kumwe bizotebuka ugafata ubumwe uzinge neza ufunike ufate n'urukundo mwonge uzinge ufate ijambo ryose ushiremo bizotebuka uzota ibintu impano ikintu cyose data yamuhamagariye cyose ubikura mwabona ko nyamurenga azamabwira umuntu ngo wambaye neza wikwije impano yose wokoresha udafite urukundo tuba wikwije uba wambaye neza uzobona umuntu adafite urukundo uzokugira ngo banze wikwije ntabwo kandi ngo turi bamutaso biri cyambere pastor urukundo ruritaza rurita gusa kitabo cya felx igice cya gatanu murongo wa mbere wa kane azavuga ngo mwigane Imana nk'abana bakunda bari kumugendera mu urukundo rurika nimba Yesu yaremeye kuba bakamutera isumari Yesu atarakoze icyaha Yesu bamututse ibyaha byose arabyihanganira arabifata abitwara ku musaraba bakamutera isumari akayemera Yesu yafashwe ku musaraba kubera isumari abayuda bose barakaza bayishamuri bari kushaka muvo Yesu yafashwe ku musaraba kubera urukundo rw'Umwana w'umuntu yemera ko watinda kandi Yesu aratinda hamana amasaha aracikana arafa arazuka kugira ngo tuse turebe ibyo bintu yabwo kuko Imana yakunze abari mu isi zatumye itanga umwana wayo w'ikine hanyuma umuntu akabasere mabone uyandamanga urasimukuye ejo nabwiye abantu nababwira ngo se ko amafungo yenda kutumara dufitanye imigambi abantu barangana abantu barasenga ayo mafungo tutugera imbere kandi bazakubwira ngo ayo mafungo yakwishe saa yanjye akubwira ngo amafungo atwije kogabanya amafungo tukaja mu zandi kandi tuma dukora amafungo nimuvembe wanga mwene se n'umwicaye ukafite umuntu wanze ukanga uvuga ngo abantu tubana mu saha abakozi b'Imana tubana na za moro uretse ahantu umurambo uzuba ni muri moro abantu bose bashize muri wowe turi umuntu muri moro kandi wowe tuyoshimisha Imana zile mari gani n'abandi bazoza tuzobagushimura ubwo wariyemeje nta muntu tuzoneza ino Mana ya Isiraheli n'umwe rutoki azakorera Imana afite abantu yahamye mu mutima biragusakuza abansubiye muri bose neza Imana ya Isiraheli urukundo rurika twabikora uko Imana yagize gute yo ni mugambe amen nimbara abantu bakundana bose tugasiriba nimbara abantu bangana nitwe none ubwabo Filipi arangabunda basaba ikintu kimwe urukundo rwanyu rwishe ubwenge abantu bo kuri nasi babuze ibintu abantu gukundana cyane bakabura ubwenge umuntu yirinda umuntu akabura urukundo tubuze ibintu bibi urukundo ruzira ubwenge kwirinda kuzira urukundo abantu